nubwo buzima numva twaramuryoheje maze iyo umuntu afashije umuntu ntabwo yicuza ariko ko nagufashije wowe urimo kwicuza. ubu koko ndiyahuye nawe iyi si ubu koko ndiyishe kubera sana ababyeyi banjye bagiye kumbura akuze kunumva mu nda atangiye kongera bigenze bitewe yewe urwo rupfu rwanjye gupfumba yewe aba hano mwebwe mukomoka mu Rwanda turi inshuti za Jamila. Aywa napfuye we mwinjira mu nyibwira numva nimba biravamo. Turaho neza mumeze mute mwebwe? Ariko muturutse mu cyaro birabagaragaraho cyane. Muri abahe? Muri tuzajya neza. Nizere ko muje kumugira inama nziza muri kino gihe rwose kumusura. Kuva muri abakobwa nta kintu cyavuze kubahereza kare ngo biri byo muri rwo rwa bose. Akoze cyane. Munyura hanga muramusanga rwose ari mu mirimo mu mbuga. Niho muramusanga ariko ari imirimo yo mu rugo. Kabisa. Bana abakobwa beza. Mugende. Ntabwo mbashaka. Kadeko murajya mirajyamye habaye iki? gusa kigezwa Jamila yabaye iki? Jamila yes Jamila yapfuye Betty. Siko Jamila yapfuye. Jamila yapfuye. Zamu Karamel. kureba Jamila yapfuye. Habaye iki? Mubwite. Yapfuye. Ntabwo mubimbi uyu mukobwa ni mwebwe mu mwishi. Yari arimo kumura hanga mwabakobwa. Ntabwo mwabimbi ntabwo byumva. Usuna abwira bose mu kigo. Ntabwo yapfa. Oya. Reka nze mpamagara umukobwa abandi muramwishe. Ntabwo ariko tumwishe. Yego bose. Mana Gihanganira ku nkuru mbi ngiye kukubwira rwose. Hano mu rugo haje abakobwa babiri. None baje bantabaza ngo Jamila yapfuye kandi ari muzima. Yego rwose dufashe udushyike. Ntabwo byakunda. Jamila. Mwana wa oya ndi kwishyuza muzengarukiraho. Utangira kwishyuza amafaranga wambaye. Sinzanagaruka hano. Muceceka mwana. Abaye gize. Ceceka. Wamuraho mucecekesha njyewe hasi ndi mu rugo rwanjye. Ndi mu rugo rwanjye namo kacecekesha mwabana mw'abana. Muze buretse Birashoboka se? Habaye iki se kandi? Oya ntibyashoboka rwose oya. Rekeraho rwose. Ngo iki? Sasa reka tuze nona. Habaye iki? Gaho kandi. Habaye iki? sigara go hawe. Habaye iki? Tugende mu rwaba. Nyembwira habaye iki? Mu rwaba kibazo tugende. Nyine habaye iki? Twagiye. Nose habaye iki mu rugo bigenze? Mu rwapfuye y'umuntu. Ndupfuye zamurapfuye. N'umukobwa wawe. Ntabwo umwana wanjye arapfuye. Ko namusize ari muzima bigenze bite? Ntabwo byakunda umwana wanjye arapfa. Tuza shiri tuza. Tugende. Muze tugende. Umwana wanjye umukobwa wanjye Bigenze bite se mwana? ntabwo byakunda ntabwo byashoboka. Tugende twimukugende. Mutangirete ko kuba arapfuye koko. Ariko mana yanjye ibi ni ibiki? Ubu se koko mana yanjye abana baje kunsura none ngo umwana wabo arapfuye. Burezi ariko mana yanjye ubu se icyo cyana cyo kigiye hehe? Ariko nakumira koko mwakabyara. Jamila ntabwo twabanye nabi. ndabizi.
Jamila ni inshuti yacu nshaka kujya kumutabara. Urabizi ko twari inshuti ndashaka ko tujya kumutabara. Twaramubujije kujya mu kabari turamubuza arabyanga none reba ingaruka kuyo. Arizi arizwa ntabwo twabanye nabi tujye kumutabara. Nubona ntarizi tuvuga ngo ni ukumwanga. rero bose nkuko mwaje nkabibabwira mugasanga hano hari ibibazo. Uyu mukobwa yahoze hano nyine mu mbuga akora akazi nk'ibisanzwe sibyo, ariko haza kuza bano bakobwa bene data baje hano mu rugo baje kudusura. Urumva nagiye kumva barambuje ngo Jamila yego bose kirabura ntacyo rwose bose gute mwakwifata mukica umukobwa wanjye ntabwo twamwishe njye n'ikimenyimenyi kugira ngo muze kumva ibintu kugenda. Iyi ni ikayi basi ubona ko ari umushahara muke nguhemba sibyo ukambwira nk'inguha amafaranga ariko ntimunyice umwana wanjye ubona b'abakobwa bose ndaza kugufasha. Mabuja mbabarira sibyo mabuja nababarira dutanga ukuri pe ibintu ukoze amafite urwandiko bose mumbabarira ihangane icara utuze aha amafite urwandiko ngenda atanga ukuri mafite urwandiko bose mwami ijambo sibyo ntabwiye uburyo bimeze biranze nyishyura umukobwa pe ku mafaranga make nguhemba bose ni ukuri kw'Imana ni ibintu by'ibyo kosa ntabwo narikora ndose ndi no kwica umuntu natokesha. Yego bose gasoma urwo rwandiko twumva ibirimo bose hano tucyagira twahasanze hari urwandiko rwanditseho amagambo avuga ati ku itariki 8 habaye iki habe itariki 8 reka ndi gusoma ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ubwo mwatangiye gupanga gahunda yo kumwica ukomeza Jamila ngiye kwiyahura niryo jambo ryese rikurikira. ndakwiyamye ntabwo yabikora ndakwiyamye nuko utashobora gusoma uzarusoma neza witonze. Umwana wanjye yiyahura amazi. Jamila ngiye kwiyahura mabuja ndacyakubwira iki impamvu ya mbere itumye njya kwiyahura inda sida shani tu garukira uzagarukira inda sida papa wanjye nawe mama wanjye bose mumubare muyumve papa wanjye nawe mama wanjye mbandikiye uru rwandiko mbabwira yuko nimusanga niyahura nta kindi kintu kizaba cyatumye niyahura ni Sano. Inde umuhungu ndamushaka mwana wanjye we ku mpamvu igira iti ntabwo byashoboka twararyamanye urumva ngo twararyamanye antera inda ikirenze antera sida arangije aranyihakana. uwo muhungu ndamushaka umwana wanjye ntabwo yapfa kurya. Yego bose ibyo uvuga biri mu ikayi nawe uzabyisomera. Ntabwo byari ngombwa yuko nkomeza kubaho muri buno buzima